twongeye tubifurize ibihe byiza abakunzi babiza TV Rwanda. Reka kandi twongeye tubifurize ikaze mu byo mukoramo byose. Muri iyi minsi ikigo mpuzamahanga World Health Organization cyangwa se OMS kikugenda gishishikariza gitanga impuruza ku bihugu bitandukanye, cyane cyane ibihugu bya Afurika cyane kandi n'ibindi bihugu biri mu ubutayu, buri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ibihugu kandi bimaze iminsi bibwirwa kandi bikamenyeshwa ko ikibazo cy'imiti y'ubwandu bw'agakoko gatera sida yagabanutse cyangwa se bishobora kubura burundu. Ibi kandi byatewe nuko ibihugu mpuzamahanga nka Leta z'Ubumwe za Amerika zahagaritse inkunga zafashaga muri iki kigo kugira ngo gifashe ibihugu mpuzamahanga mu bijyanye n'ubuzima, imiterere ndetse n'imikorere. Ikigo rero cya USAID cyangwa se United States Agency for International Development cyakundaga gufasha cyane mu bihugu bikomeye cyane by'ubuzima, ibigo mpuzamahanga, ku buryo wasangaga ikigo kibayeho kubera iki kigo cya USAID. Rero muri iyi minsi tuvuganira ku kibazo cy'indwara y'agakoko gatera sida ikomeje kuvuza ubuhuha, haba mu rubyiruko, mu babyeyi cyane cyane, ndetse no mu bigo bitandukanye no mu bihugu bitandukanye kuri iyi si ya rurema. Abahanga rero mu bushakashatsi bagiye bagaragaza ko iyi ndwara yagiye ikomoka mu kanyamaswa ikaza kwinjira mu bantu bitewe n'uburyo ki abantu n'ubundi baba intact cyangwa se baba attracted by n'inyamaswa, bityo iyi ndwara ya virusi itera sida ikaba yakwandura. Ku munsi rero w'ejo ngira ngo mu kiganiro twakibagejejeho uyu munsi nuko twababwiye ko iyi ndwara y'agakoko gatera sida yagiye igira ibimenyetso by'ingenzi bigera kuri bitatu. Ejo twamaze kubabwira ikimenyetso kimwe, ariko turi kugenda tunayiganira tumenya amateka y'ubuzima nyaboneka kugira ngo umenye uko iyi ndwara, umenye akantu ku kandi uko iyi ndwara imeze. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumva ubumbuzi siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politike, byose n'ahandi ukura atari kuri Biza TV Rwanda. Wakomeza kuri subscribe, ukoresha amazi ibiganiro byacu na documentary bikugera umunsi ku munsi. Uri mu Rwanda mu turere tugeze kuri 30 mu ntara zigize kuri nyine umujyi wa Kigali, uri mu karere k'Iburasirazuba, Rwanda, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, namwe tumva muri Sudan, Central Africa, South Africa, West Africa, North Africa. Abari kutumva kandi bari kota amasimbi bifurije ibihe byiza. Ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Icyo usabwa isogonda ku isogonda, umunota ku munota, dutega amatwi wumve kandi umenye. Ikaze mu muryango ukwiriye wa Biza TV Rwanda. Ikimenyetso kindi gikomeye cyane ni ukuremba bikurikiranye ndetse no kurwaragurika kenshi bidakira. Ibimenyetso bya mbere bikurikirwa n'icyiciro cyitwa clinical latency cyangwa se virusi idakira. Hatabayeho kuvurwa iki cyiciro cya kabiri ku bantu banduye virusi itera sida bisanzwe ariko bativuje habe namba, gishobora kumara imyaka igera kuri 3 kugeza ku myaka 20 ugereranyije n'imyaka 8. Mu gihe rero mu bisanzwe hari ibimenyetso bike cyangwa se bitagaragaye mbere muri iki gihe. Hafi y'iki cyiciro rero kirangiye, abantu benshi bahura n'umuriro mwinshi cyane udasanzwe, guta ibiro bya hato na hato, ibibazo by'igifu bya buri munsi, ndetse no kubabara imitsi hagati ya 50% ndetse na 70% by'abantu nabo barwara utubyimba two mu kwaha duhora twizana umunsi ku munsi. Ibice kandi by'umubiri byaguka cyangwa se bibyimba mu buryo budasanzwe, kwaguka kurenze uburyo busanzwe kw'imyanya ndangagitsina uretse mu kibuno mu mezi arenga 3 kugeza kuri 6. Nubwo kandi abantu benshi banduye virusi itera sida bafite virusi itagaragara, kandi mu gihe hatabayeho kuvurwa amaherezo bizabatera sida, kubura burundu ubudahangarwa bw'umubiri bwirwanaho ku ndwara zitandukanye cyangwa se za immunity.
umubabare cyangwa se umubare muto hafi ugera kuri 5% ugumana urugero rwinshi cyane rw'utunyabuzima twubatse ubudahangarwa rw'umubiri w'umuntu twitwa CD4+ cyangwa se T helipaseri udafite imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida irenze imyaka igera kuri 5. Abo kandi abo bantu bashyizwe mu rwego rwa HIV controller cyangwa se long term non-progressor cyangwa se LTNP. Irindi kandi itsinda rigizwe na agumana uko virusi zigaragara mu mubiri wabo mu buryo ubutajya bumenyekana habe namba cyangwa se gutigaragaza byihuse kandi badakoresha imiti igabanya ubukana bwa virusi, ariko nabo bakunze kwitwa elite control cyangwa se udashobora kumenyekana udafite imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Bene abo kandi bari ku kigero kiri kuri rimwe kugeza ku uri 300 by'abayanduye virusi itera sida. Reka tuve kuvuge ku kindi kimenyetso cya gatatu simukire gikomeye cyane, umubiri kubura ubudahangarwa mu buryo bukabije. Acquired immunodeficiency syndrome cyangwa se AIDS cyangwa se sida bisobanuye icyiciro aho umubiri w'uwanduye virusi itera sida yaba yageze aho abura ubudahangarwa bw'umubiri mu buryo bukabije kugeza aho abasirikare barinda umubiri we indwara bitwa CD4+ baba bari munsi ya 200 ku gipimo gikoreshwa cya UCL, cyangwa se kuba hari indwara zihari zitwerwa no kwandura virusi itera sida zamaze kwigaragaza mu buryo bufatika. Mu gihe kandi hatabayeho ubuvuzi bwihariye, ibi nibyo bigaragaza hafi 1/2 cy'abantu banduye virusi itera sida mu myaka 10 ya mbere. Ibiro kandi bya mbere bikunze kugaragara byerekana ko umurwayi yageze muri iki cyiciro cyaho umuntu afatwa ko arwaye sida, harimo pneumocystis pneumonia cyangwa se umusengwa uri kuri 40% gutakaza ibiro byinshi cyane mu buryo budasanzwe cyangwa se cachexia ya kuri 20%, ndetse na candidiasis esophageal indwara n'utubyimba ndetse no kubabara mu kanwa ndetse no mu muhogo muri rusange. Ibi ni kandi ibimenyetso bikunze kugaragara harimo kwandura indwara zifata imyanya y'ubuhumekero cyangwa se respiratory parts cyangwa se breathing part bikaba biri affected. Ashobora kandi ndetse no kwibasirwa n'indwara zitunguranye ziterwa n'udukoko nka bacteria, virus, ibihumyo cyangwa se fungus, ndetse n'udukoko dutandukanye zisanzwe zikumirwa zikarindwa na bwa budahangarwa bw'umubiri mu bantu bazima. Indwara kandi zandura ziterwa hanini ndetse n'ibinyabuzima bikunze kubaho mu bidukikije by'ubuzima bwa muntu. Izi ndwara kandi zirashobora kwanduza umubiri wose zikabasira zikawuca intege igihe zamaze kujya mu mubiri. Aba bana rero n'ubwandu bwa virusi itera sida bafite ibyago byinshi cyane byo kwandura kanseri zitandukanye ziterwa na virusi, harimo na sarcoma ya Kaposi, lymphoma ya Burkitt's, lymphoma y'ibanze yo hagati ndetse na kanseri y'inkondo y'umura. Iyi ndwara nayo murabizi ko ikunda gufata cyane mu bangavu cyangwa se abagore n'abakobwa muri rusange. Iyi sarcoma kandi ya Kaposi ni kanseri ikunze kugaragara, iboneka ku 10% kugeza kuri 20% by'ababana na virusi itera sida. Kanseri kandi ya kabiri ikunze kwibasirwa cyane cyane ni icyo bita lymphoma, ikaba ariyo nyirabayazana w'urupfu rw'abantu bageza kuri 13% babana n'ubwandu bwa virusi itera sida, kandi nicyo kimenyetso cya mbere cya sida muri rusange kifite kuri 3% kugeza kuri 4% muri rusange. Izi kanseri rero zombi zifatanye isano na helipavirus cyangwa se
8HV cyangwa se HHV8, kanseri y'inkondo y'umura igaragara cyane ku bafite sida kubera ifitanye isano na papilloma virus ya muntu HPV. Kanseri kandi ifata yaleya ububi ruhuza igice cy'imbere cy'amaso n'igice cyera cy'ijisho, nayo ikunze kugaragaza ko banduye virusi itera sida. Byose kandi ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida bakunze kugira ibimenyetso byo kwibasirwa n'umuryango mwinshi cyane udasanzwe, uzamuka buri kanya, utajya kandi ugabanyuka buri kanya. Ibyuya kandi byinshi cyane nijoro ntago byagufasha kuba virusi itera sida. Ibyuya byinshi cyane nijoro kandi kubyimba amalymph node, utubyimba two mu kwaha ndetse n'amabinga, guhorana ubukonje bukabije, imbeho, gutitira, intege nkeye ndetse no gutakaza ibiro bya hato na hato ni kimwe mu bimenyetso simusiga. Indwara kandi y'impiswi iza buri kanya ni ikindi kimenyetso gikunze kugaragara, kiboneka ku bantu bagera kuri 90% barwaye virusi itera sida. Bashobora kandi kwanduza n'ibimenyetso bitandukanye byo mu mutwe ndetse no mu mitsi bitandukanye, isano n'ubwandu bwa kanseri zitandukanye muri rusange. Ese wakibaza uburyo virusi itera sida ikwirakwizwa mu buzima bwa muntu muri rusange? Ese uko ubitekereza niko nanjye ndi kubitekereza, uko ndi kubitekereza niko runaka ari kubitekereza, ese uko runaka ari kubitekereza niko bo bari kubitekereza? Ni ikibazo ni kwibaza, ariko nanjye nyikubaze. Gusa ntega amatwi isogonda ku isogonda nkubwire uko uri kubibera ku isi n'ubuzima bw'isi muri rusange. Virusi itera sida ikwirakwizwa n'inzira zigera kuri 3 z'ingenzi muri rusange. Guhuza ibitsina mu buryo udakingiye ibice by'umubiri wanduye indwara y'agakoko gatera sida, twahungabanye nk'ibisebe bivamo amatembabuzi ndetse n'amaraso, ndetse no kuva amaraso ku mubyeyi iyo atwite, ndetse kandi no mu gihe umubyeyi atwite umwana ashobora kwanduzwa mu gihe cyo kubyara. Umubyeyi kandi wanduye ava amaraso arimo abyara akivanga n'amaraso y'umwana binyuze mu kondo cyangwa se ikiriri cyangwa se konsa uruhinja k'umubyeyi wanduye virusi itera sida. Nakaga rero nko kwandura virusi itera sida binyuze mu mazirantoki, ururenda rw'amazuru cyangwa se ibimyira, amacanwe, ibyuya, amarira, inkari cyangwa se kuruka, keretse iyo byivanzemo n'amaraso ndetse yanduye virusi itera sida. Birashoboka kandi ko uyu umuntu yakwandura impurirane cyangwa se impurirane zikomeye cyane y'ubwoko bwa virusi itera sida burenze bumwe bikunze kwitwa HIV super infection. Ngaye nguko nitwa Eric Nshimimana, muri kumva naho iyi ni Biza TV Rwanda, ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, byose n'ahandi wabikura atari kuri Biza TV Rwanda. Wowe komeza kuri subscribe ukoresha ku biganiro kugezaho byose bya buri munsi. Reka tuza kumenya n'igice cya 3 nta yindi nkuza naho ubutaha.